Ese ujya ugira ikibazo cyo kunuka mu kanwa ndetse bikaba byanabasha no kuba byagutera ipfunwe mu kuba wajya ahantu? Hari igihe usanga umuntu mu gitondo rwose aba afite impumuro mbi mu kanwa, menya yuko iyo ni indwara izwi nka halitosis. Iyo ndwara ya halitosis ni indwara rwose ishobora kurwara ukanuka mu kanwa bitewe n'ibibazo by'indwara ufite mu kanwa, ikibazo cy'igifu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zigenda zibasira muri iyi myanya yo mu kanwa. Hanyuma n'ikintu uba ugomba gukora hano ni ku Ikibazo TV nk'uko mwabimenyereye, iyi ni channel rwose ibagezaho amakuru ya nyayo kandi yizewe mu kwivura indwara zimwe na zimwe kandi ukoresheje utuntu dutoya cyane, utuntu duto udaha agaciro, menya yuko ari two tuntu turamira amagara yawe mu kukuvura ibibazo ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abantu batanga amafaranga bakabaca amafaranga y'umurenge kugira ngo bivure ikibazo kandi nabo bafite ubushobozi bwo kukivura, ariko ikibazo ni uko nta makuru aba ahagije baba bafite. Hanyuma no ku Ikibazo TV menya yuko iyi ni TV izajya iguha amakuru ahagije. Rero icyo ugomba gukora ni ukanda subscribe, niba utarayikanda menya yuko rwose aya makuru nta kuyabona rwose uzaba uyacitswe. Kanda subscribe ufungure inzogera yawe kugira ngo video yose nzajya ashyiraho yerekeranye n'ibiganiro byiza by'ubuzima utazajya uyicikwa. Ngira ngo muri video yatambutse naberetse uburyo ki umwana unyara ku buriri cyangwa umuntu mukuru unyara ku buriri ikibazo cyiwe cyakemuka. Ngira ngo ibyo ngibyo mwarabibonye kandi mwarabishimye. Hanyuma video yindi yakurikiyeho ngira ngo naberetse uburyo ki warinda umwana wawe kuba umuswa mu ishuri ukoresheje ya miti nagiye mbabwira kubo twari turi kumwe, ibyo murabizi. Hanyuma niba utarareba iyo video ushobora kuba nawe uri umuntu ugira amazinda, niba utarareba iyo video ku mpera z'iyi video ndaza gushyiraho utwo tuvideo uze guhita ugakandaho ukarebe. Hanyuma hano uyu munsi tugiye kureba ku bantu bafite ikibazo cyo kunuka mu kanwa ku ndwara izwi nka halitosis. Bishobora no guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo isuku nke y'amenyo, ibibazo by'uruhago rw'igifu cyangwa n'indwara zo mu kanwa z'amenyo zibasira amenyo. Kugira ngo rero bikemuke icyo kibazo, hari ibimera ukoresha cyangwa ibyatsi ukoresha ugahita ukira. Nicyo Ikibazo TV tubereye hano kugira ngo tuguhe amakuru yizewe mu kwikemura ndetse no kwivura ibi bibazo udatanze amafaranga yawe, ukaba wabasha no kuba wayakoresha ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero nyemerera nkwereke ikintu burya udaha agaciro gishobora kukuvura icyo kibazo. Rero niba ikibazo ari uruhago rw'igifu, uruhago rw'igifu rukaba arirwo rutuma unuka mu kanwa, menya yuko ugomba gukoresha lemon cyangwa indimu. Nukoresha indimu rero ushobora gukoresha bya bishishwa by'inyuma by'indimu, dore yuko biriya byo bikungahaye kuri acide ivura iki kibazo. Urafata biriya bibabi by'indimu, nubifata urabisya, wabisya ukajya ubiteka nk'icyayi. Hanyuma ayo mazi ukaba ariyo unywa, ukanywa byibuze inshuro ebyiri ku munsi, mu gitondo na nimugoroba. Nubikora uko nguko menya yuko niba ukunuka mu kanwa kwawe bituruka ku gifu, menya yuko rwose bikemutse. Hanyuma ushobora no gukoresha umutobe w'indimu, sibyo? Ugafata umutobe w'indimu ukavanga n'amazi, igice cy'indimu cyose ukivanga muri mililitiro 200 y'amazi. Hanyuma mililitiro 200 murakoresha bino bikombe biba biriho mililitiro. Hanyuma ugakoresha ayo mazi y'indimu woza mu kanwa. Ubwo ngubwo urafata korogate, hanyuma aho wakoreshaga amazi asanzwe urakoresha amazi wavanzemo n'indimu, wiborose rwose, menya yuko ikibazo cyo kunuka mu kanwa gikemutse. Hanyuma abo nawe nafite ibibazo byo kunuka mu kanwa kw'amenyo, bino ni ukwiborosa byibuze ukoresheje ibyo ngibyo inshuro ebyiri ku munsi. Rero hari n'ikindi kintu abantu batazi, buriya mukinisha ibintu by'ibiba byitwa umwenya. Burya umwenya ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigufasha mu kuvura bino bibazo byo kunuka mu kanwa. Ikintu ukora rero, hari abantu bamenye rino banga, aho bafata bino bibabi by'umwenya bakabiryamira igihe baryamye. Hari n'abandi bamenye ibanga bakaba babitekamo icyayi. Burya ibibabi by'umwenya ni ibintu biryoshye icyayi cyane, ariko nubwo mubiteka mu cyayi menya yuko ari umuti ukomeye cyane utuma utanuka mu kanwa. Ikintu uba ugomba kubikora ni ukunywa byibuze udukombe 2 tw'icyo cyayi
cy'umwenya. Ushobora gufata icyayi ukavanga icyayi ariko ugashyiramo n'umwenya. Menya yuko nubwo ushyizemo umwenya wivuye indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'ibibazo byo kunuka mu kanwa. Rero hari n'ibindi bintu abantu batajya baha agaciro, aricyo kintu cya nyuma tugiye kureba, ibindi tuzabivugaho ubutaha, ikintu bita ginga cyangwa tangawizi. Rero tangawizi ifasha mu kugabanya ibibazo by'igifu, cya gifu kigira ibibazo byo kuzamura umwuka mubi wo mu kanwa. Kimwe mu bitera kunuka mu kanwa kandi bigatanga impumuro itari nziza. Ariko iyo ukoresheje iyi ginga cyangwa iyi tangawizi, menya yuko rwose icyo gifu cyawe urakivuye kandi ntuzongera kunuka mu kanwa, ndabikubwiye. Hanyuma urafata akayiko ka tangawizi ugasukuye neza, uvange n'amazi ashyushye, hanyuma uvangemo n'umutobe w'indimu. Urafata ako kayiko ka tangawize ushyiremo amazi ashyushye, uvangemo n'umutobe w'indimu. Hanyuma ukoreshe icyo kinyobwa nyuma yo kurya, umaze kurya ubikoreshe. Hanyuma ubikore inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi. Menya yuko rwose cyakemutse, hehe no kongera kunuka mu kanwa. Hanyuma ikindi kintu tugiye kureba, hari igihe uba utabasha kubona ibyo byose, ariko ukaba wabasha no kuba wabona ibi ngibi ngiye kukubwira. Ni umutobe w'indimu ariko bya bishishwa. Bino bishishwa by'indimu icyo ugomba kubikoresha, ibyo bishishwa by'indimu bifite acide rwose isukura, bigakuraho impumuro mbi mu kanwa. Hanyuma ikintu uba ugomba gukora, n'ibi bibabi by'indimu cyangwa amababi ya pome, bino bishishwa by'indimu cyangwa ibishishwa bya pome, nabyo wabiryamira. Iyo ubiryamiye ukabyuka ukoga, menya yuko wivuye iki kibazo cyo kunuka. Hanyuma ushobora no kubisya ukabivangamo n'icyayi, ukabikoresha mu koza mu kanwa. Urabifata ukabisya ukavangamo icyayi, ndetse ukabikoresha mu koza mu kanwa. Menya yuko icyo kibazo cyo kunuka mu kanwa uragikemuye. Bikore inshuro byibuze 2 ku munsi cyangwa 3 ku munsi nyuma yo kurya. Hanyuma ikindi kintu uba ugomba gukora, inama ugomba gukurikiza mu gihe urimo urakoresha uyu muti, nyabona koresha isuku y'amenyo ahagije. Niba ukoresha korogate, koresha korogate. Ndavuga umuti w'amenyo witwa korogate. Hari abantu batajya bakoresha uyu muti w'amenyo wanditseho korogate. Uriya muti w'amenyo wa korogate uzwiho mu kuba ufite ikinyabutabire cyitwa fluoride. Menya yuko rwose niba uyikoresha ugakoresha n'ibi ngibi, icyo kibazo mu minsi 2 kizaba cyakemutse. Ushobora no gukoresha korogate ugakoresha umuti w'amenyo witwa white dent. Uyu muti wa white dent nawo ukonteninzemo fluoride, ariko fluoride ntago ari nyinshi ugereranyije na korogate. Hanyuma ikintu ugomba gukora, sukura amenyo yawe inshuro 2 ku munsi ukoresheje izi nama maze kubabwira. Ikindi kandi, hari abantu batagira umuco wo koza ururimi. Niburya ni wakwiborosa amenyo yawe kajana utiboroshe ururimi, menya yuko wakoze zeru, wakoreye muri zeru, ibintu wakoze nta mumaro bifite. Hanyuma ikintu uvuga gukora, urafata ururimi rwawe narwo uruborose hano hejuru, iyi myanda iriho nayo uyikureho, wiborose neza. Uriborosa amenyo, wiborose n'ururimi, menya yuko rwose wiboroshe neza, kandi icyo kibazo cyo kunuka mu kanwa kabisa kizaba cyakemutse. Ikindi ugomba gukora ni ukunywa amazi ahagije ku munsi. Mu gihe urimo urakora ibi ngibi, niba wabonye ya ndimu, nyabona iyo ndimu yikamurire mu mazi, ujye uyanywa, dore yuko ari byiza cyane, bifasha umubiri. Ikindi ni ukwirinda kurya ibiryo bitera impumuro mbi nka tungurusumu. Tungurusumu burya utayikoresheje wakoresha tangawize, nk'uko nari maze kubabwira yuko tangawize ari kimwe mu bintu bituma uhumura mu kanwa. Ikindi kandi ugomba koza amenyo nyuma yo gufata ifunguro. Nyuma yo gufata ifunguro ibi byose biragufasha cyane, kandi koza mu kanwa nyuma yo gufungura, cyane cyane ibiryo bikungahaye ku isukari, ubwo ni ibitera imbaraga, bigabanya
ubura bwa bagiteri. Hari bagiteri zinutsa mu kanwa, ariko iyo umaze kwiborosa ukoza amenyo yawe nk'uko nagiye mbikubwira, menya yuko ikibazo cyo kunuka mu kanwa uragikemuye cyane. Hanyuma hano ni kuri Ikibazo TV, muri video itaha nzabereka izindi video zigiye zitandukanye, video yo kwivura imyate, kwivura impumuro mbi mu kwaha, cyangwa impumuro mbi mu myanya y'ibanga, cyangwa ibibazo byo kuvunika inzara, abantu bagira ibishishi mu menyo, mu maso, hari abantu baba barisize ya mavuta ya mukorogo akabagiraho ingaruka bakazana ibintu by'ibiheri mu maso. Hanyuma abo nabo mbafitiye umuti. Hanyuma hari n'abandi bantu bafite ikibazo cy'amaraso makeya, abo nabo twabashakiye umuti, kandi umuti ni uko tubarangira ibintu mwakoresha bikaba byabafasha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma wowe icyo uba ugomba kumbwira ni ukunyandikira muri comment ati uzabanze iki ngiki. Iyo unyandikira ati uzabanze iki ngiki, ndushaho rwose kubikurikiza, dore yuko iyi ni TV yanyu ibagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi byiza kandi byizewe 100%. Njye ni Callixte Mutabazi Ndoci, kanda subscribe, ufungure inzogera yawe kugira ngo utazajya ucikanwa n'aya makuru ku gihe. Ndabakunda cyane, reka duhure muri iyo video itaha mugiye kumbwira muri comment nzabakoreraho ubutaha. Bye bye. Ubwo rero ku bantu batarebye izo video zatambutse, video zo kwibagirwa, video zo kunyara ku buriri, video y'umwana ubumuswa mu ishuri, dore ngiyi hano ku mpera ya video.